Ndabasuhuje nongeye kubaha ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo, haba ibitekerezo byanjye cyangwa ibitekerezo by'abandi bantu. Uyu munsi turi kwa gatandatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021. Tukaba tukiri muri ya minsi 10 yo kwizihiza Kizito Mihigo. Ndabasuje rero aho muri hose, nge turi kumwe ndi Constance Mutimukeye. Mbere yo gutangira reka nongere mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugakanda n'igitekerezo cyanyu. kandi mbibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi rero mbafitiye ingingo ebyiri gusa. Ingingo ya mbere ikaba ari ubutumwa nifuza kugeza kuri Cardinal Antoine Kambanda. Ingingo ya kabiri akaba ari ikibazo nibaza kuki abanyarwanda bamwe babujijwe gukoresha ibihangano bya Kizito Mihigo. Nimujye kure. Nyakubahwa Cardinal Kambanda, ndi umwe mu banyarwanda bakuriye muri Kiliziya Gatolika, nkaba narindi mu Rwanda mu bihe bya Jenoside. Muri biriya bihe abantu benshi bahungiye mu ngoro z'Imana muri Kiliziya Gatolika no mu nsengero, abenshi barahiciwe. Nk'umuntu wari uhari, nagerageje kumva impamvu abantu bahiciwe, cyane cyane nzirikana ukuntu muri kirya gihe bitari byoroshye gukiza abantu. Nyuma y'amahano yagwiriye u Rwanda, abanyarwanda benshi bashoboraga guta ukwemera kwabo ndetse bakanacika no kuri Kiliziya Gatolika. Ariko ya Mana yacu y'u Rwanda yarahabaye, kuko yari yaratwohereje inuma ya Kibeho, irahaguruka ihimbira indirimbo zirenga 200 Kiliziya Gatolika, itwigisha gusana imitima yacu, itwigisha no kudata ukwemera kwacu. Mu biganiro inuma ya Kibeho yakoze harimo kimwe cyitwa Rwanda Témoin de l'Espérance, ari ukuvuga ngo Rwanda ubuhamya bw'icyizere. Muri icyo kiganiro inuma ya Kibeho yigisha abantu kutarakarira Imana, nawe akavuga ko ari igihe yarakariye Imana, ariko akaza kugarura ukwemera mu gihe yemeye ko mu bisubizo by'Imana atarimo ibintu byiza gusa. Imwe mu ngero yatanze ni umukororombya waje mu gihe cya Arche de Noah, aho yavuze ati Imana yijeje umuntu ko itazongera kumurimbura, imwohereza umukororombya. Muri icyo kiganiro ntabwo nibuka neza ibirimo. Inuma ya Kibeho inavuga yuko ikintu gishyashya isezerano rishya ryazanye ari kutihorera, kuko ryazanye urukundo, aho twiga gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, tukiga kwemera yuko iyo umuntu wagukubise urushyi ku itama ry'iburyo umwereka itama ry'ibumoso kugira ngo akubite urundi, ariko ntiwihorere. Nk'uko nanabikomojeho nyakubahwa, murabizi neza ko inuma ya Kibeho yahimbiye ikanaririmbira Kiliziya Gatolika indirimbo zirenze 200. Ndakeka ko mubizi neza ko umwaka ushize inuma ya Kibeho yatuvuyemo mu buryo butunguranye, hakavugwa ko yiyahuye. Ariko ibyo nibyemeje benshi, cyane cyane twe twari tuzi ukuntu inuma ya Kibeho yari ifite ukwemera guhanitse. Nyakubahwa Cardinal Kambanda, reka nangire mbashimira ku gikorwa cyiza Kiliziya Gatolika yakoze, aho bemeye gusomera misa ya nyuma nyakwigendera Kizito Mihigo. Ibyo ubwabyo y'umuntu azi amahame ya Kiliziya Gatolika ni igikorwa cyiza Kiliziya yakoze. Banyakubahwa, ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, nabonye mubinyujije ku rubuga rwanyu rwa Twitter mushimira Padiri Ubald Rugirangoga ibikorwa yakoze byo kunga abanyarwanda. Mu magambo yanyu mwagize muti Imana yamuroke Jenoside yakorewe Abatutsi, imufitiye umugambi wo gusana imitima, gufasha abantu kwiyunga n'Imana, umuntu kwiyunga nawe ubwe. Ayo magambo meza mwakoresheje yanyibukije amagambo y'indirimbo ya nyakwigendera Kizito Mihigo, aho yaririmbye ati amahoro mwese bana b'Imana, mbifurije amahoro, aho muri hose mbifurije amahoro n'ubwiyunge. Wiyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. Iyi ni indirimbo ye yashyize hanze bwa nyuma akiriho,
kuko hashize iminsi nyuma y'iyi ndirimbo bamutuvanyemo mu buryo butunguranye. Iyo ndirimbo yayise amahoro y'Imana kandi bamutuvanyemo tukimukeneye. Nyakubahwa Cardinal Kambanda n'ababeshye numvaga ku itariki ya 16 cyangwa itariki ya 17 z'ukwezi kwa Gashyantare, akaba ari amatariki ngarukamwaka twiyemeje kuzajya tuzirikana inuma ya Kibeho. Numvaga muzifatanya natwe twese kumuzirikana. Mu by'ukuri Kizito Mihigo agendereye ku myumvire y'inyigisho Yezu Kristo yadusigiye, yatwigishije twebwe nk'Abanyarwanda kutihorera, kurekura inzigo dukoresheje imbabazi, kandi akanatubwira ko imbabazi ari inema ituruka ku Mana kandi ko natwe ubwacu tugomba kuba twayisabye. Kizito Mihigo akoresheje indirimbo ze yasannye imitima yacu, ndetse adushishikariza kwiyunga n'abo tubana, tukiyunga natwe ubwacu mbere yo kujya kwiyunga n'Imana. Banyakubahwa, birenze ibyo, Kizito Mihigo yahimbiye indirimbo zirenze 200 Kiliziya Gatolika, anashishikarira n'abakristu kutagenda mu gihe bari bafite ibikomere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero kuri izo mpamvu, nk'umukuru wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Nyakubahwa Cardinal Kambanda, numvaga muzifatanya natwe kuzirikana inuma ya Kibeho. Rero ku itariki ya 16 n'itariki ya 17 niriwe ndeba urubuga rwanyu rwa Twitter, nka kwa kundi umuntu ategereza umwotsi w'umweru uturuka i Vatican ngo ndebe icyo mwaza kutubwira. Cyane cyane numvaga mutaza kubyibagirwa kubera ko uwitwa Kayitaba Speciosa yari yatanze umusanzu we wo kubibutsa. Ikindi kizere cyanjye cyaturukaga ku butumwa bwiza mwe mwatugejeho dutangira icyumweru, aho mwe mwatubwiye ko Kiliziya yo mu Rwanda izazirikana umuryango nk'igicumbi cy'urukundo. Mu magambo yanyu mwari mwabyanditse gutya: umuryango wubakiye ku rukundo. Mu rugo niho hambere umuntu atorezwa gukunda Imana no gukunda abandi arebera ku rugero rw'ababyeyi, bityo akazaba umuntu ukunda abandi, akabitangira, akabagirira akamaro, urugo rwe rukarangwa n'ineza n'urugwiro. Kizito Mihigo yari umwana wa Kiliziya Gatolika, mukaba muri nk'umwe mu babyeyi be. Numvaga urukundo ruzatsinda, numvaga nk'umukuru wa Kiliziya Gatolika muzatanga urugero rwiza, mukazirikana umwana wanyu Kizito Mihigo. Nyamara iyo minsi 2 yose yarangiye, mbona nta kintu na kimwe mwatangaje. Wenda ku mutima wanyu aricyo mwatekereje, ariko twebwe ntabwo twagize amahirwe yo kukimenya. Banyakubahwa, aha ntabwo nje kubatera amabuye, cyane cyane ko nari umucamanza, ariko nje imbere yanyu mfite ibibazo byo kubabaza. Icyambere nababwira ni ukuntu ngaha tuba igihe twari mu bihe bya guma mu rugo bagafunga Kiliziya, abakristo ubwabo nibo batangiye bahaguruka basaba ko bashobora kujya gusenga, birangira abakuru ba Kiliziya Gatolika bagiye gukora negotiation n'ubuyobozi kugira ngo bashobore gufungura insengero, gutyo abakristo bashobore kujya kwizihiza Imana mu ngoro yayo. Nakomeje gukurikira amakuru yo mu Rwanda ngo ndebe igikorwa cyaba cyarahakorewe, nsanga nacyo. Kubundi muri abashumba mukaba mufite abo muragiye, kuba murimo murabaterana muri ibi bihe byaguma mu rugo, ntabwo mwaba mufite impungenge y'uko byazagira ingaruka mu kwemera kw'abantu. Banyakubahwa, ibi ngiye kubabwira birenze Kiliziya Gatolika, birareba umunyamadini wese uri mu Rwanda. Turi mu bihe biteye ibibazo byinshi, kuko abasige baba ibitambo ni abakristu, abayoboke b'amadini, mu gihe abashumba b'amadini baba bari aho ntacyo babaye, ahubwo ntibashobore no gutabariza abayoboke babo cyangwa abakristu babo iyo babaye ibitambo kubera kuba barumvishije neza ubutumwa mwabigishije. Urugero ni Kizito Mihigo, ni Idamange n'abandi bantu benshi bapfa bazira ukwemera kwabo, bagakora ibikorwa bya kimuntu. Banyakubahwa, reka dufate akanya gato gusoma Bibiliya kugira ngo nze gushobora kubaza ibibazo byanjye ngendeye ku nyigisho mutwigisha. Dutangiriye ku ibaruwa ya 2 Paul intumwa yandikiye Timote, reka dusome ingingo yitwa kuba umusirikare wa Kristo. Wowe rero mwana wanjye, wikomezemo ingabire ukesha Yezu Kristo, kandi ibyo wanyumvanye mu ruhame rwa benshi, nawe ubihererekanye mu bantu b'indahemuka kandi bazashobora no kubyigisha abandi. Emera ufatanye nanjye imibabaro
nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Yezu Kristo. Njye rero ntabwo nize kwigisha Bibiliya, nakunze kuba muri imbere yanjye mukansobanurira icyo aya magambo avuze, cyane cyane muri ibi bihe turimo mu Rwanda, cyane cyane umuntu afashe nk'ibintu byabaye kuri Kizito Mihigo cyangwa meme na Madame Idamange. Njye rero wenda nkoresheje ubuswa bwanjye muri iyo ngingo, nakwiyumviramo ko umusirikare mwiza wa Yezu Kristo ari umuntu udatinya kubabara, kuko abazi ko Yezu Kristo azamuha ingabire yo kunyura mu byo agiye kunyuramo byose, ariko agaharanira inyigisho Yezu Kristo yadusigiye, cyane cyane rino tegeko ryaje mu isezerano rishya ryo kuvuga ati mukundane, mukunde bagenzi banyu uko mwikunda namwe ubwanyu. Uko dukunda Yezu Kristo niko buri gihe kuri Pasika no kuwa gatanu mutagatifu tubabara, tuzirikana urupfu yapfuye azira kuba umwana w'Imana akaba igitambo. Nakeka ko ari nako nk'Abanyarwanda twakwiye kujya tubikora, tukazirikana inuma ya Kibeho Imana yatwoherereje, twizirikanira ibikorwa byiza yakoze kandi ikabikorera Kiliziya Gatolika, cyane cyane ihereye ku nyigisho yigiye muri Kiliziya Gatolika no muri Bibiliya, ikemera kuba igitambo ariko idatandukiriye kuri izo nyigisho. Reka twongere dusome Matayo igice cya 25 umurongo wa 36. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Ni ivanjiri ivuga ku munsi w'imperuka, aho intungane zabajije umwami ziti ese ibyo bintu twabikoze ryari? Arabasubiza ati ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi ninjye mwabigiriye. Nyakubahwa Cardinal Kambanda, nanone nakunze ko mwanyigisha icyo iyi vanjiri ivuze, mugafata urugero rwa Kizito Mihigo mukansobanurira nk'Umugatolika uko nakwiye kujya nitwara muri ibi bintu, kuko mu myumvire yanjye bivuze ko nagomba kumutererana, kuko ni umwe mu bavandimwe waciye bugufi. Yaciye bugufi igihe yemeraga guta ibintu byinshi yaramaze kugeraho kuri iyi si, akaririmbira abavandimwe be bazize urugomo rutiswe jenoside, akabizira kandi we yarimo arakora igikorwa cy'ubumuntu. Uretse no guca bugufi, yanakijijwe bugufi igihe yabaye igicibwa mu Rwanda, agafungwa akajya muri gereza nk'umujura, kandi mu by'ukuri nta kintu yari yakoze. Akaba ariyo mpamvu nakunze ko twaba turi hamwe kugira ngo mugigishe icyo aya magambo asobanuye mu myitwarire ya Kiliziya Gatolika, nk'umukuru wayo kuri iyi dosiye ya Kizito Mihigo. Nyakubahwa Cardinal Kambanda, nagize umujinya mwinshi mbonye ntacyo mukoze, nashoboraga guta kwemera. Nibajije icyo umuntu akora muri Kiliziya Gatolika, nibajije niba kwandika amagambo meza kuri Twitter cyangwa no kuyigisha nyuma umuntu nabona ibikorwa, niba ibyo bintu ari icyo bisobanuye. Nashoboraga kuba nata ukwemera kwanjye, ariko nanone nk'uko natangiye mbivuga, twagize Imana y'u Rwanda irahaba, itwohereza inuma ya Kibeho, iraza itwigisha gukomera ku kwemera kwacu. Ndagira ngo mbibutse ko Mutagatifu Kizito ari umutagatifu w'i Bugande bokeje bamuziza ukwemera kwe. Ndagushidikanya twese twavutse dusanga Kiliziya Gatolika ihari, twese tuzaba muri iyi si dusige Kiliziya Gatolika. Mfite icyizere ko ari igihe kizagera umwimerere uturuka mu ivanjiri ya Yezu Kristo ukagaruka muri Kiliziya Gatolika, ukagaruka ku mugaragaro, kuko ntago napfa kumenya ikibari ku mutima, ariko ku mugaragaro ari ibyo umuntu atarimo arasoma kuri uyu munsi. Mfite icyizere ko icyo gihe ibyo byose nibigaruka, Kizito Mihigo inuma ya Kibeho nayo izatagatifuzwa. Mu gihe nyitegereje icyo gihe, nazi niba nzanakibona, ntago nzata ukwemera kwanjye. Nzakomeza kubaho mu buzima nubahiriza Kiliziya Gatolika ndimo, kurusha uko nabaho nka Kiliziya Gatolika navukiyemo ariyo yo mu Rwanda uko ihagaze kuri uyu munsi. Ku giti cyanjye nakifuza ko byaba byiza abashumba b'amadini, haba Kiliziya Gatolika, Abadiventiste, Abaporoso n'abandi bose, babereye urumuri abo baragiye,
gutyo tugatangira kubona ibitambo bituruka mu bashumba b'ayo madini kurusha uko kuri uyu munota turimo turabona ibitambo biturutse mu bakristo. Aho ngaho ndimo ndazirikana Kizito Mihigo, nkazirikana na Idamange, umugore wahagurutse afite intwaro yitwa Bibiliya, ubu ngubu akaba afunze, akaba nta n'idini na rimwe ryo mu Rwanda rirandika ibaruwa rivuga ati turi kumwe, Bibiliya nayo ni iyacu, Bibiliya turayemera. Mu Rwanda nimutitonda muzashiduka amadini n'abayoboke agifite. Murakoze. Turakomeje kubana muri iki kiganiro, nkomeje gushimishwa no kukibagezaho. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ariyo Kizito Mihigo hashize umwaka umwe. Uyu munsi mfite umujinya, sinzi niba ari mubi cyangwa ari mwiza, ariko ngewe nifuza kugutura. Kizito Mihigo, hashize umwaka amarira adakama. Nize kurira nkanagura amarira, narangiza nkasubira ku muheto. Nubwo umuheto wanjye ari ikaramu, ukomeje kuzunguza b'abagabo bagendana imbunda. Babazwa no kubona waracitsemo ibice, ariko wenda birakenewe kugira ngo hashoborwe gutandukanya uburo bwiza n'uburo bubi. Ariko mfite icyizere ko ari igihe kizagera abantu bose bakiyunga nabo ubwabo, gutyo bakabona kwiyunga n'abandi. Kizito Mihigo, kuri uyu munsi mwandikira, turi ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri umwaka wa 2021. Mbabajwe no kukubwira ko hari igice cy'Abanyarwanda kitemerewe gukoresha ibihangano byawe. Ikibabaje kirenze ibyo ni uko mu babujijwe hari abakoreshaga ibihangano byawe, abantu bose bataratangira kubikoresha bakigutinya, nubabuze, ariko ubu hakaba haradutse abababuza kubikoresha. Kizito Mihigo, biratangaje kubona nk'umuntu wakoresheje indirimbo zawe ukiri muzima, nyuma y'urupfu rwawe hari uwundi muntu waneye isoni akibagirwa no kwiheha, ku buryo yagiye akajya gutera ibitero kuri izo ndirimbo zakoreshejwe wowe ukiri muzima. Nakubwiye ko mfite umujinya, sinzi niba ari umujinya mwiza cyangwa umujinya mubi. Kizito Mihigo, iyo mbitekereje birambabaza cyane, kuko wakumenya azi ko utarobanuraga ushingiye ku moko, ku bukire cyangwa ikindi kintu cyose cyo kuri iyi si. Wakundaga bose utarobanuye, wemereraga bose gukoresha ibihangano byawe. Biragayitse kubona indirimbo zawe zicibwa mu Rwanda, ndetse n'izina ryawe bagakoresha uko bashoboye ngo barizimye. Noneho no hanze hakaduka abashaka kubuza igice cy'Abanyarwanda bamwe gukoresha ibihangano byawe. Biragayitse kuko nk'uko wabyivugiye, ubutumwa bwarutaga intumwa. Kuri izo mpamvu kubuza abantu gukoresha ibihangano byawe, ngewe ku giti cyanjye mbona ari nko kukwica bwa kabiri. Ikindi, nk'uko nabivuze, hari igice cy'Abanyarwanda bemerewe gukoresha ibihangano byawe n'igice cy'Abanyarwanda batemerewe gukoresha ibihangano byawe. Ni ukuvuga ngo barobanura aho utarobanuye. Biragayitse. Kizito Mihigo, ndagushimira cyane kuba warasize wiyandikiye amateka yawe, ugasiga utanze ubuhamya, haba ku bantu bazwi n'abatazwi. Ibyo byakagombye kutubera isomo twe basigaye, ko wari uri hejuru yacu cyane, ko twagombye kwicisha bugufi, tukoroherana, ntidushake guheza bamwe no kurobanura iyo bigeze ku murage wawe. Nizera ko aho wataburutse kwa Jambo iba byose uba ubireba. Nizera ko umwuka wawe uriho kandi ugakora ibikorwa by'indashyikirwa, kandi ko uru rugendo rimwe na rimwe ruba rukenewe kugira ngo umuntu asobanukirwe. Gutyo nzi neza ko hari igihe kizagera iki kibazo kigakemuka. Kizito Mihigo, mu gihe dutegereje ko icyo gihe kigera, mwijeje yuko nazarebera, ko nzakoresha ubwenge, ubwitonzi n'ubushishozi kugira ngo igice cy'Abanyarwanda kibujijwe gukoresha ibihangano byawe gisubizwe ubwo buryo. Ikiguzi cyose umuntu azagitanga, kuko ntawakwemera kurebera ubutumwa bwawe barimo barabuzimya ntibikabeho. Mu gihe twizihiza umwaka agatsiko kakwishe, kuko nakubwiye naje mfite umujinya, ku giti cyanjye nakwifuza ko uba umujinya mwiza, umwe wavuze yuko utari umuranduzi, ko ahubwo udutera gufata ibyemezo bitubuza guhungabana mu gihe twugarijwe. Urakoze. Repose en paix champion.
tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka dufate umwanya wo kumva ibitekerezo by'abandi bantu. Uyu munsi nabahitiyemo ibitekerezo by'abantu batanze ubuhamya kuri Kizito Mihigo, bumwe bukaba bwaraje bugahita bunkora ku mutima, nta nubwo navuga amarangamutima nagize mbusomye, ko kuri njye ni amwe mu magambo meza numvishe abantu bavuga bataka ibigwi Kizito Mihigo. Reka mbibasomere. Kizito Mihigo ni urugero rwiza rw'intwari iharaniye igihugu igakunda n'igihugu, nigeze arobanura abantu ku butoni cyangwa ku bwoko. Uwabyanditse yitwa Sandra. Kizito Mihigo namwigiye gukunda abantu bose, narobanuye amoko kuko abanyarwanda twese turi bamwe, dukwiye gusigasira inyigisho yadusigiye, tukazigisha n'abandi tuzigarukaho, ndetse akajya abyibukirwa buri mwaka. Uwabyanditse yitwa Rwego. Kizito Mihigo yansigiye kuba umuntu nyamuntu uzira urwango, amacakubiri ko twese turi abanyarwanda, ko dukwiye kureba ibiduhuza kuruta ibidutandukanya. Uwabyanditse akaba yitwa Cyubahiro. Reka nsoze iki kiganiro kuri aya magambo meza, dukomeza kwifuriza intwari yacu kuruhukira mu mahoro. Reka nongere mbisabire gukora subscribe, gukora like, gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze, no gutanga ibitekerezo byanyu mu mwanya ubigenewe. Mwongera nabibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze-kwa-ndabaga@gmail.com. Nge rero nari Constance Mutimukeye, nkaba nakongera kwifuriza kugira wa gatandatu mwiza, ndetse n'ejo ku cyumweru kuzagira icyumweru cyiza. Imana y'u Rwanda ikomeze kubaba hafi, turi kumwe. Twibutse ingoma ya Mwanga, nibwo bashumitse abemera Imana, abagendana ikibondo Kizito, none nawe ugiye